hari akavasi numvishe muvugamo papa cyangwe. Papa cyangwe aravuga ngo ngibaze zariye na papa cyangwa nekeye icyayi we sha zana icyo cyayi n'uwo mugati boss aragiye. Ya manager we ndabona yifunze cyane ukuntu. Ewana kabisa iki cyane icyanjye. N'icyawe? N'icyanjye buri. Ahantu hose. Mubanze mubitwereke se nabimenya gute. Hello everyone, this is Kigali Magic. Tubashishikariza mwe mwese gukomeza gukora subscribe. Uyu munsi twigereye kuri tele. Hano turi hari kubera shooting y'indirimbo ya groupe y'ibyamamare musanzwe muzi. Abana bafite impano na byinshi twababwiraho, reka dutangire batwiyereka tubereka buri kimwe kiri aha ngaha. Murakoze. Keep in touch. Ikaze nanone kuri Kigali Magic. ni wane amahoro n'ikineke. Ongera ijwi man ufite na swag. Ni wane ibintu ni neza kabisa. Yego. Ya manager we ndabona yifunze cyane ukuntu. Ewana kabisa iki cyane icyanjye. N'icyawe? N'icyanjye buri. Ahantu hose. Mubanze mubitwereke se nabimenya gute. Watubonye. Hose naganyishije. Nabirenze. Ni sheri, ni umushuti, ni iki cyawe? Ni umushuti unyisanzuraho cyane, ni nk'umuvandimwe wanjye. Yeah. Ni nka best friend. Ewe arenze best friend. Kabisa cyane. Murebe nawe. Namubonye. Natwiyereka ahantu hose. Mama yake kunsutsu kabisa. Nawe turakwakiriye cyane. Ikaze. Aha tubasanze ni he? Aha mudusanze nyene mabiza kanakavuga. Nabaguye gitumo nge nahigereye none. Nuko usanze urebe no munsi sinzabwo murakubwira akavumo kacu aho gaherereye. Aha nakavumo kacu niki. Urabona twari turi ibi ni ibyango tuba twateguye byo homo. Muri mu rugo mbese muri mari. Iki ni umwambaro wo mu gusubibona. Usibye ko nyine bamwe baba bambaye amakote, twebwe twambaye bya byango bita he. Bakita he nago kibona ariko. Reba birebe hasi. Nyambariye Shaolin soka. Wapi ntago ari Shaolin. Iyi sentere nayiguriye mu Bwongereza. Baramense. Aha tubasanze ni he muri mu kiye gikorwa? Hano ngaha turi muri video shooting y'indirimbo yacu nshyashya yitwa Ibaze ziriye. Musanze nyine tukiri mu gikorwa nago kirarangira, ariko ni vuba hanga kiraba cyarangiye kandi mwitegurira indirimbo izaba ari nziza byatane. Iryo kote wambaye ndarikunze, wambitswe nande? Niwe wiyambitse? Byagenze ute? Shana wambitswe n'umuntu wita Kwangari, kano gakote na gatariyani. Nabanje ndambwira uti ewa ndashaka gakoti kazima gaturutse Butaliyani, arambwira uti ko bafunze, arambwira hasigaye indege imwe iri kugenda kuzana ibyangwe. Ndambya ewana icyo cyangwa ndagishaka mbona haje iki ngiki. Burakiri mu madolari. Kwangari akorera hehe? Akorera ari Kacyiru. Ko nanjye ndishaka buri ari guhagaze nkangaye kugira ngo nzagende nzi ibiciro neza. Sha yari yambye ngo na amadolari 300 simbizi. Nimba ruko turi amashuta akaba yanshiriyemo imiyaga nago mbizi. Manager, ongera utubwire kuri groupe yawe, utubwire ibikorwa mufitiye abakunzi bawe, utubwire n'indirimbo muri gushutinga uko yitwa n'icyo twayitega muri rusange. Okay, murakoze cyane nkuko bisanzwe ni Kennedy manager 6K. Dufite indirimbo shyashya yitwa Ibaze ziriye. Mukaba mwasanze icyo gikorwa twari turimo cyo gushutinga video yayo n'umwana wanjye hano. N'abatipe banjye abona bari kubyangwe n'ibyishimo byinshi nyine. Gusa abafana bacu turabakunda cyane. YouTube yacu kabisa bagende bayitwike, subscribe na share byose babishyireho. Gusa indirimbo turabasezanya ko ari indirimbo nziza cyane ewana kabisa. Indirimbo yanyu yakozwe nande? Audio video iri gukorwa nande? Indirimbo yakozwe na Nexus, ikorerwa muri Good kandi video ni uwo bita Sami Jobert uri kuyikora. Indirimbo mwaherukaga yari hanze niyi? Twaherukaga indirimbo bita Kagahongo. Niyo twari tumaze gushira hanze. Ubu ngubu twaje nyine mwadusanze turi gukora iyo bita Ibaze ziriye. Inspiration yavuye hehe
mwayanditse mufite iyihe mudu byari bimeze gute mwadusangiza muri rusange? Urebye impamvu twahimbye ya ndirimbo baziriye, twarimbye za ndirimbo za mbere tubona ni fresh nyine, turavuga ngo nyine hari igihe zaba zigiye kurya tu sikaba nyine tukaba tugiye kugafata ewana, niyo mpamvu twarimbye baziriye. Yego, mudusangize ku karasi kayo. ibaze ziriye sha ibaze ziriye we ko wari wanze urahabye ukomye hiti ndakaze, ibaze ziriye hagashya we abanze bo bamuri mande, ese njyewe bazindinde niwe munareri de bande pa 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 kabisa. Noneho hazashya ko ngende kubona harangije gushya ahubwo harangije gushya harangije gushya kabisa. ubundi mpamvu twavuze baziziriye ubundi zarariye, ahubwo ikibura ni uku noneho kuhatwika agashya. wowe waje uri kudukoryo noneho nasize ubibona bwa mbere mwarantunguye, ariko ubu ngo noneho murabizi ku cyangwe murakibona. twereke neza bakizi ngiki mukirebe hasi ase buriya cyavuye heji akaba yita gute yidrip iyi se iyi ni sentire noneho ukuntu bayita tunara sentire bayita nziriri bayita nziriri kabisa. Ku byango byanjye ibi byo babyita nzigame. mu mutwe umuntu wakize wize designer bamwita Emerita. Niwe muntu udushiramo designer, niwe washizemo uyu, niwe washizemo urabona n'uyu, urabona yatwambitse mana we. Ubundi tukimanukira twitwikira uwo twambitse we noneho ararenze we noneho bamwita ndese amumbajije umuntu wundi watwambitse ewansha sebana twiyambitse bambere menya turi nk'abija gusa nyine watwambitse izi drip zose umubona bamwita Davo ebana naba abazajya bamugana bose bazajya bajyayo akorera ariya Kacyiru kabisa ebana Kwangali izina ry'ubuhanzi ry'ubufashion akoresha ni Davo, ariko ku kazina tumuzo ni Kwangali. Ebana zari zipfu zose mana we tuba twashuwe n'icyo kavuga ati aba bahanzi bambikemba hereza ibyango bashore n'iki. well groupe yanyu nyuma y'iyi video izasohoka mu minsi mike tubitega iki kindi gishyashya? dufite projet nyinshi cyane, ntago hagarara twebwe dufite tuzadusora imwe nigira hanze bayikunde twongeye dukomeze na ewana dufite imishinga myinshi cyane. Wasubonye kubwaya nta buhanzi mubo tuzi bafite izina runaka no mu Rwanda wigeze kubona ya ndirimbo yanyu yasohotse akababwira well murashoboye nabo cyangwa nabo muri in contact? Barahari, dufite na projet yindi n'undi mukobwa witwa Norinda Bere, nawe ewana turamukunda cyane nyine ewana kabisa, indirimbo nziza cyane. Tunashimira umunyamakuru bita David wadufashije akatubwira iyo ndirimbo yanyu ni nziza akaduhamagara ewana, nawe turamushimira. Akora ku Nyarwanda akora ku Nyarwanda no kuri Voice of Africa, turamushimira cyane. Tubajije ngo kubanzi bazwi wenda bakunze indirimbo yacu kuvuga ibyamamare Cassandra ntagira indirimbo yambwiye ngo ni iki mukeneye kumana. Ahubwo dufite n'umuhanzi w'umuhinde ewana ujye waduha congratulation Raoul Pateri ewana turashyigikiwe ntabwo twanze kandi turukomereje aho ngaho ibikorwa biri imbere biri kuza. Iyo mubona mushyigikiwe gutyo niki bibatera izihe mbaraga? Bituma nyine natwe bituma twumva ko wenda dufite impano, bigatuma natwe twiha gahunda yo gukomeza kubaha ibintu bifatika ewana kabisa. Dukomeza mwongera mwibutsa abafana banyu batarabakurikirana kuri platforms zanyu, YouTube mukoresha iyihe, Instagram ayahe mazina? Ubu YouTube turi gukoresha 6K General, Facebook naho ni 6K General, na Instagram naho nuko. Nose wagenda ukajya dukurikirana kuri YouTube ugakora subscribe. Ingoma zacu bazirebe bakande ka kantu ngo ibibazo ni kimwe
ingoma zacu akenshi iyo turebye tubona zirebwa n'abantu bo hanze abanyarwanda bihangane bagerageze bazirebe ni ukuri nibo turi gukorera abo hanze bo bakaza nyuma injyana turi gukora bari kubona ari rumba cyangwa turi gukora trap kanyota trap batabona nambaye nka Sauti Sol bagira ngo batazagira ibibazo ariko nyine turagaya n'abantu ari abantu tuba tugaya nk'umuntu atumye projet yacu itinda turamugaya twamuvuga mu mazina ariko ari izi ni interview azayibona n'iki kumva ako nyine ahari nawe uri kumva aravuga ati bara petit n'iki narabaje ariko n'ubundi barangije babigeje mbere twamweretse ka gahungu yarayirebye ni n'umuhanzi akanakora na producer rero twagiye tujya gukora ingoma arayitumira turayikora ariko wenda Dirox wenda yavuga ngo dukure beef ariko nyine n'Imana irabizi n'iki kumva ntabwo ari ibintu Imana yanumye ku isi ntabwo yanumye ibintu Imana yanga jewe reka nkubwire ubundi ibintu ngira ibintu bibiri nihanganira ikintu cya mbere nihanganira kwambara nkaberwa niyo ndwara yanjye icya kabiri ntabwo nihanganira umuntu nyinisha umbeshye ibyo bintu byo muhe gasopo gira ijambo umubwira umva siri jewe nta nubwo njya mbwira umuntu gasopo mubwira gutya ndi mukwita vasi niba ari umuntu wumva kumva tuzahama hamwe waruzi ko nazakajya none ndiye ku mutsima babarira bey she rahwe katira heza nita papa mihindo ushatse bayituvuga wazanze uvuga ati papa mihindo ni papa mihindo sekuru wabyo kandi simbeshye ngiye mu Rwanda mu maproje yanyu mufite na korabo mufite wenda muzakorana n'uwundi muhanzi uririmba trap cyangwa groupe iririmba trap kuri no proje dufite twari twashizemo uwo mu trap peri unafite izina cyane yewe turi kuvuga ngo igikorwa kigiye gutera imbere cyane birangiye producer akoze ibintu nabi cyo zari yatwemeye kugaruka ariko nawe abishiramo imbaraga nkeya kandi project twashakaga kirangira ikava mu murongo ubwo urumva nongo bita ariko niba nawe hahita hazamo ikibazo cy'uko nawe atakaza ubwo tuzapanga ubundi butaha nawe urabizi umuntu ufite izina ntabwo hamubwaze gukora yumve projet yawe nimbi yumve ko nari mbi ngo azi wapi rwose nanjye nsinkubeshye mubwiye ati ngo nze dukorane nubwo ndi undercover ntabwo nahaza rwose numva projet yawe yapfuye hari akavasi numvishe muvugamo papa cyangwe papa cyangwe aravuga ngo ngibaze zariye na papa cyangwa nekeye icyayi we sha zana icyo cyayi n'uwo mugati bose aragiye dusoza mugira icyo mubwira abafana banyu babitega iki muri rusange icyo tubwira abafana hari ama SMS turi kwakira ku bashaka gukorana natwe ni karibu ni ukwandikira manager mukumvikana ewana tugakorana